inshuro ya 9 Kiliziya yahimbaje umunsi mpuzamahanga w'umukene washyizweho na nyir'ubutungane Papa Francisco. Uwo munsi kandi wizihizwa buri mwaka ku cyumweru cya 33, icyumweru kibanziriza umunsi mukuru wa Kristo Umwami mu mwaka wa Kiliziya. Ni umunsi kandi wanizihirijwe muri Paruwasi Gatolika ya Mimuri ku cyumweru tariki ya 16 Ugushyingo. Bamwe mu bakene bizihije uyu munsi bishimiye ko bitabwaho ndetse ku munsi nk'ubu bagaca kubiri n'irungu. Banatangaje kandi ko ubufasha bahabwa babukoresha neza bikura mu bukene, aho bakomozaga ku matungo bamwe muri bo bahawe umwaka ushize. Nkunda iki gikorwa cyabaye uyu munsi kandi nkunda n'abantu bakirimo cyane bakitaho. Nk'ibi byo gufasha ni byiza cyane, tugafatanya n'abandi. Burya aho ugiye nk'ahangaha nari ndi mu nzu ndyamye cyangwa ndi he, ariko naje kuva bwacetse ko ndararyama, ahubwo kunashakaga ngo wenda bikomeze bigere no mu gitondo. Nishimye cyane. Aba ari umunsi w'ibyishimo, badufashije, twasangiye mu byo kurya, mu byo kunywa. Nebye iryo tungo ndimaranye umwaka yari ribyaye rimwe. Iyo ufite nk'awo murima urawufumbira ndetse no gutanga mituweli, wagura n'uwo mwambaro ukambara ukajya ujya gusenga umeze neza. Umuyobozi wa Caritas Mimuri Yadukunze Letitia yavuze ko asanga hari byinshi nka Caritas bagomba gukora ku buryo bizeye kuzagera ku rwego bifuza binyuze mu bukangurambaga hanini butanga umusaruro. Kuri iyi nshuro ya 9 twizihiza umunsi mpuzamahanga w'umukene, n'ubundi tubona ko hari byinshi tugomba gukora, birimo gukomeza kwita ku bababaye, baba abarwayi, baba abatagira aho baba badafite ibyo kurya. Ni nabyo twakoze uyu munsi, dusangira n'abakene, buri wese abigira ibye. Niryo banga navuga ko dukoresha twifashishije abakangurambaga muri Caritas cyangwa se abahagarariye Caritas mu miryango remezo, no gukomeza ubwo bukangurambaga ndetse bikaruta uko byari bisanzwe bimeze, tukagera kuri buri wese. Padiri mukuru wa Paruwasi Mimuri Narcisse Rurenga yavuze ko kwita ku mukene biri mu nshingano za Kiliziya, kandi ko mu cyerekezo cya Diyoseze Gatolika ya Byumba ikigamijwe ari ukubitaho babatoza kwigira ku buryo nabo bazagera ku rwego rwo gufasha. Hari ibyo abuze mu byo yari akwiye kuba afite mu bimufasha mu kubaho mu buzima muri rusange. Ari ibintu nkenerwa mu buzima bwa buri munsi, bamwe na bamwe ubona badafite cyangwa bafite ku buryo budahagije. Abo ngabo rero nibo dufata yuko ari abakene bakwiye kwitabwaho. Noneho Kiliziya ikabifata nk'inshingano yayo y'ingenzi yo kugira ngo yite kuri ba bandi baciye bugufi. Ubundi mu ntego Caritas ya Diyoseze ya Byumba ifite kugira ngo wa mukene tumufashe, ariko noneho ntazahore muri ba bandi bazahora bafashwa, noneho ukamufasha kugira ngo yizamure, yivane hahandi mu bukene, mu murongo w'ubukene, ahubwo azamuke agere ahandi nawe ashobora kuba yavuga ati noneho ba bandi bari hasi yanjye nanjye ngiye kubafasha bazamuke. Abitabiriye ibi birori byanaranzwe n'ubusabane nyuma y'igitambo cy'Ukaristiya. Bamwe muri bo banahawe ibiribwa, ibikoresho by'isuku n'ibindi. Mu butumwa bundi bwatanzwe bwahamagariraga buri wese kubona umukene mu ishusho y'Imana, kandi buri wese akirinda gusuzugura abaciye bugufi. Pascal Habineza, Radio Maria Rwanda, Diyoseze ya Byumba, muri Paruwasi ya Mimuri.